kandi buri wese umutima we wakiye ku ijambo ryawe kandi dutunge ubugingo reka uduhe umutsima rero nk'uko babigambira uyu munsi uraheze imyuka mibi yose n'abadayimoni imbaraga z'ikuzimu ziceceke kugira ngo imbaraga z'umwuka zikore muri iteraniro kandi umugisha wawe ukomeze kuba hagati muri twe mu izina rya Yesu. Haleluya. Amina. Umunsi mwiza kuko ni umunsi mwiza. Uyu munsi guhimbaza Imana no guterana gusenga Imana, kandi abari hafi na kure mwese mwaje kugira ngo dukizwe n'Imana yacu. Haleluya. Imana yakwishimira kandi ngo dukwiriye kwishima mu bihe byose, ngo kuko niko umukristo w'ukuri ameze azanezerwa iteka ryose. Dushimira Imana rero ko uyu munsi tubashije kubonana. Natangiye imirimo hano itariki 21 kandi namwe ndabona barinzi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bagize ibihe byiza muri paruwasi ya Maya, nubwo tubigize igihe gitoya ariko bagize ibihe byiza cyane, kandi ntekereza ko na hano nkurikije icyo Imana yavuze aha hantu naho tuzanagira ibihe. Haleluya. Ariko kumwe mu gitondo nababwiye ngo nakiriye agakiza 1998 mu kwezi kwa karindwi. Bakize imyaka ingana 24 ko nawe kandi wa 24 rero igihe maze gukizwe kirarutakore cyane icyo maze gukizwa, kubera ko nakijijwe mfite imyaka 1998 none maze imyaka 23 kugeza imyaka 39. Urumva rero ko maze igihe kirekire mu gakiza kuruta igihe maze kuvutse ntagira Yesu. Kubaho nta Yesu ufite rero nta igihombo, kandi bizana umubabaro w'umutima n'uw'umubiri, kubera ko iyo turi muri Yesu hari urugamba tudahura narwo, cyane cyane rwo gushirwa urubanza rw'ibyaha. Umutima ugukomanga uho gucira urubanza, Yesu agutsindira ibyaha kandi akagutsindira n'urubanza rwawe. Uyu munsi rero iyo umuntu yahuye n'abantu bwa mbere atekereza ikintu arababwira ikintu. Uravuga isi ubundi avuga iki? Mwigisha iki? Ibibwirizo ni byinshi, ibyo nabigisha ni byinshi, ariko Imana ishaka ko mwigisha ikintu kimwe gusa tutari buze gutindaho, kubera ko dufite n'igabo ryera. Nkunda kubwiriza pe, na Yesu akimpamagara natangiye mbwiriza. Ubundi umurimo wanjye ntabwo ari uwo kubwiriza mu rusengero rwo mu mujyi umwe, ariko iyo Yesu abaye umwanya mu rusengero rwo mu mujyi ubwirizamo, ariko ubundi njyewe nahamagawe kubwira abantu mu misozi. Kuko njyewe natangiye kuvuga ko ubundi njyewe mvuna amakanisa. Paruwasi ya Busogo hano yubatse hariya kuri kiriya kibanza, hakiri ikibanza iriho ubutumwa bwa mbere. Nkava njya gutanga izi torero ahari paruwasi ya Jenda ubu ngubu,
urahaza mwijana muzatembere muzamuke hafi kugera ku ikorero aho ni igihe wahavuye igihe wakoze ubutumwa bwiza icyakora Imana ingirira neza mpava nuko bampamagaye icyo gihe hari mu gihe cya Bishop John Rucyahana muramuzi arambwira ntabwo yaranze nari muzi ariko umwuka wera yaramuyoboye arambwira ngo musamu hari agahungu gatoka kuda kuvuga ubutumwa ako gahungu mukampamagarire kaza njye kukigisha hanyuma rero kuba kubiteka kuvamo inyungu nyinshi haleluya amen kuba kubiteka iyo ufatanyije n'umutima unyuzwe niko biritubwira uhavamo inyungu nyinshi abantu batagera mu rusengero bafite ibibazo abantu badakorera Imana bafite ibibazo kubera ko ntibabona aho bari buri munezero ubwo se mwari kubyina kucyoma muri mu rugo ntabwo mukoreye na siporo nitwaraga akayesu ibintu byawe nakagura n'icyo kubera ko gukora na siporo uvamo inyungu nyinshi nyine ntabwo ari ukitwa gusa ngo tuzagere mu ijoro niyo duhimbawe tukabyina tubakoze na siporo ubuzima bwisumbuye Imana ihabwe icyubahiro amen hanyuma rero njya kwiga umuntu nahamagaye kugira ngo aze kunsigarira ku ikanisa ya jenda nari gutangiza ngo bahise bamurobanura mu pastor ngewe ni kwishuri i Kigali neza ibigusa dushakanye bahise tujya muri paruwasi tutararobanurwa turobanurirwayo Imana itugirire neza 2013 nibwo twarobanuwe hanyuma 2015 byaje byongeye kumpamagara mu byo kwiga birongera bampamagara mu byo kwiga Uganda ubwo njya Uganda ndangiza kwiga 2017 ubwo nari mu Mukamira noneho ubwo ngitanza gukorera katedrali muri 2017 ababizi icyo gihe naje mu kwezi kwa kane 2017 ubwo naje gukora muri katedrali aho nari nshinzwe amateraniro y'Icyongereza kugeza muri uyu mwaka mu kwezi kwa gatandatu ubwo rero urumva ko Yesu yakoze ibikomeye ibyo narifatanyaga n'indi mirimo kandi bifatanya no kongera kwiga n'ubundi kuko ku itariki 3 z'ukwa 12 dufite graduation i Kigali hari amasomo nari ndi gukora hariya muri University ya Kigali nasoje ubwo nabyo ndabishimira Imana mu butumwa bwiza twasomewe muri Luka igice cya 21 ubundi hatubwira kurimbuka kwa Yerusalemu. Yerusalemu wari umujyi wagereranywaga n'umujyi w'amahoro mu gihe cyari icyo gihe mu gihe cyo gutegeka cyane kw'Abaroma ariko uyu mujyi warimbutse mu gihe abakristo bari mu itotezwa rikomeye cyane. Uyu munsi nta totezwa rero ry'abakristo ariko mu bindi ko bishobora kuzabaho kandi muramenye ko byanabaye kuko bikagabaho wowe ukiriho ariko menya ngo byabayeho ndetse Yesu yageze igihe cyo kubwirira intumwa ze usomye muri icyo gice cya 21 ariko ugasoma nko ku murongo wa 10 ukamanuka ukageza kwa 19 Yesu yakanguriraga intumwa ze kuzihangana bakihangana kugeza imperuka. Ku murongo reka dusome umurongo wa 14 nuko mumaramaza mu mitima yanyu yuko mutazashaka ibyo mwirekuza icyo gihe kitaragera kuko nzabaho ururimi n'ubwenge iby'abanzi banyu bose batazabasha kuvuguruza cyangwa gutsinda abari muri Kristo Yesu bakubasha. Haleluya amen. Yesu yatangiye gutegurira abantu uburyo bazaburana n'uburyo bazanesha n'uburyo bazabatsinda. Ku murongo wa 16 ariko muzagambanirwa n'ababyeyi banyu kandi n'abandi bene n'inshuti zanyu bazicisha bamwe muri bo. Sinitakaza n'ukuri munsi abantu bashobora kugambanirwa bakicishwa n'abantu bafite ibi rero byanabayeho mu gihe cya Yesu abwira intumwa ze n'abamukurikiraga bose arambwira ati mumenye yuko igihe cyanyu mugiye kuzageragezwa kandi bamwe muri bo bazagambanirwa n'ababyeyi banyu abandi bagambanirwe n'abavandimwe babo ngo muzabona bose babahora izina ryanyu. Abantu bigiranye ibintu rero wabona abantu barakwanze mu mudugudu kubera inama yawe kubera amagambo yawe atandukanye n'ubundi ijambo ry'Imana ryavuze ngo tuzambana bose. Ntabwo ari twaba twitiranyije ibintu ahubwo ngo tuzambana bose batuhora izina rya
rya Yesu. Kuko turabizi iyo dukijijwe hari ibyaha byinshi tugenda tujugunya, hari ibintu byinshi tureka, kandi ugasanga benshi ntibakitwikoze kubera ko tutajyana nabo, tudafatanya nabo ya mirimo y'umwijima. Ngo ariko ntimuzapfuka agasatsi na kamwe ku mitwe yanyu. Haleluya, amen. Hari abantu hano baba mu iteraniro bakicaye ku masezerano ya kera. Yesu ari guha abantu amasezerano, aravuga ati ni gute urashobora kwangwa n'abantu bose, apangwa n'ababyeyi bakamwambanira abavandimwe bakatwika amahwanizo dore za marokore dore zaki, ariko ukagira isezerano ryo kutazapfuka agasatsi na kamwe. Haleluya, amen. Ibikomeye biratuzengurutse, ibikomeye birahari, intambara n'ibibazo n'ibindi byinshi wowe tutanazi birahari, ariko ijambo ry'Imana rikavuga ngo niba warizeye umwami Yesu uzapfuka n'agasatsi ibyo bishatse kuvuga iki? None se gupfuka agasatsi hari umunsi udapfuka umusonga? None se naka gasatsi Yesu yavugaga ahubwo yashakaga kuvuga ngo amahoro yanyu nta kantu na kamwe kazavaho, kuko tuzanezerwa iteka byose. Ngo birafitiye yuko Kristo anezerwa iteka byose mu bihe byose no mu makuba. Haleluya, amen. Kuko byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Iyo bari kugukingira urababara ndetse rimwe na rimwe ukumva birakubabaje, ariko baba bari kugira ngo uzagire ubuzima bwiza. Rero n'Imana yitunyujije mu bintu bikomeye, ahanini ni kugira ngo tube nk'abantu bakuze mu buryo bw'umwuka, ariko dufite isezerano ritubwira ngo ntituzapfuka agasatsi na kamwe, ntacyo tuzaba. Nimwihangana muzakiza ubugingo bwanyu. Ku murongo twatangiriyeho gusoma wa 25, Yesu yakomeje guteguza abantu, ariko ndagira ngo babimeje yuko ibi ngibi Yesu yavugaga ibi byarangije kuba, ibi byarabaye. Ni ukuvuga kurimbuka kwa Yerusalemu kwarabaye, ahubwo dutegereje ko kurimbuka noneho ku isi. Kuko Yerusalemu Yesu yari yarihambuye yuko izagwa, ndetse ikimenyetso cyari gikomeye cyane cyaberekaga yuko ibyo bintu bizaba bikomeye ni uko yababwiye ngo nimubona ikizira cy'umurimbuzi gihagaze ahera, muzi ibyo nagize muzi ikizira cy'umurimbuzi Yesu yavugaga. Ikizira cy'umurimbuzi Yesu yavugaga ni uko yahanuraga yuko kurimbuka kwa Yerusalemu kwari kwegereje, kandi byabaye mu mwaka wa 70 mbere ya Yesu, ubwo ingabo z'Abaroma zateraga Yerusalemu. Umukomanda witwaga Titus cyangwa se Tito niyo mu kinyarwanda cyacu, niwe wateye uwo mujyi wa Yerusalemu. Arangije ajya ku urusengero rwa Yerusalemu rwari urusengero rwiyubashye kandi rwubahwaga mu gihe cyabo, urwo abantu b'Imana basengeragamo. Ageze aho araruhindura amatongo, ajya kuri altari, ibintu byose arasenya, urusengero barushyira hasi rwose uko rwakabaye. Ikizira cy'umurimbuzi gihagarara hera, baraza barabasibanga. Ikizira cy'umurimbuzi yavugaga ni uko ingabo zagombaga kuza kuri uwo mujyi Yerusalemu zikawusenya, zikahasibanga, zikahindura amatongo, kandi koko byarabaye. Abantu bahura n'akaga gakomeye cyane, abantu abararira, abantu bariheba. Reba ko urusengero rw'isi yose abantu bubaha, abantu batekerezaga ko hariho hantu Imana yicaye, barwigariza bakurusenya, bakaruhindura n'igitare. Hanyuma rero Yesu ibyo yahanuraga arababwira ati kandi hazaba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri, kandi no hasi amahanga azababara, bumirwe bumvise inyanja n'umuraba bihorera. Ndagira ngo babwire ibi ngibi Yesu yahanuraga byose, ibyo Bibiliya ivuga byose nibyo bigenda byisubiramo. Ubu tugeze mu bihe bya nyuma, turi mu bihe bya nyuma aho abantu bakwiriye kwitegura kugaruka kwa Kristo Yesu. Kugira ngo Imana atubwira ngo nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru, ubwami bwo mu ijuru buri hafi se buri he, ubuse turi nko mu karere ka Musanze, ubwami bwo mu ijuru niho buri hafi neza. Ubwami bwo mu ijuru buri hafi ya buri muntu, kandi ubwo bwami bw'Imana Yesu yarabwiraga muri babwira ngo ubwami bw'Imana buri kuri natwe muzagenda, ahubwo ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe. Haleluya, amen. Ahandi birashoboka ko uyu munsi warangiza urugendo, ubwami bw'Imana bukaba bugusingiye aho uvuye hagati muri mwe. Kuko twese uko tugenda tuva mu bake
baragenda bamwe bajya mu bwami bw'Imana abandi bajya hanze tukatwamenya ubundi bwami tukaza kuko hari ubwami bubiri hari ubwami bw'Imana abo bwami bwa Satani hari abantu batinyaga kuvuga Satani hari ubwami bw'Imana n'ubwami bw'Imana Satani kandi abo bose ni abapapa Satani ni umupapa n'Imana ni umupapa sibyo Yesu muri amagambo yabwiye abantu ati mukomoka kuri Satani kuko ibyo byose arabikira n'ibyo namwe barabikira gukora kuko Satani ni umwicanyi Satani ni umushukanyi Satani ni indyarya Satani ni umujura na Satani n'ikindi ngo cyose biba no kwica no kurimbura ni ibyo biza na Satani rero nabo abantu bakora ibyo byose buriya Satani arasinda no gusinda Satani ni ngo ni se w'ibinyoma ni se w'ibibi byose ese muri bitaraniro hanyuma abantu babesha ni mubesha ukomoka kuri Satani kuko Satani ngo yahoze fakira kose azana umubesha ni wewe wabesha na bazo kuruza wacu ubu hari umuntu bagenda mu mutwe tugasanga handitswe mu ngo mwene Satani mundaga mu muzungu kandi ko bigeze mundaga mu muzungu ngo wese y'abantu ngo ukomoka kuri Satani kuko byose arabikira ibyo nawe arabikira ubu hari abantu biba nijoro bakajya kwiba kugira ngo bakomoka ku Mana ntabwo bakomoka ku Mana bakomoka kuri Satani hari abantu baturanye ariko bahangana badashobora guhana amaso n'umuriro abo bakomoka kuri Satani Satani nawe yabyaye abahungu n'abakobwa bakomoka kuri Satani nuko biragoye no kubyemera ntabwo byoroshye ariko Satani nawe afite abantu mu isi hari umukecuru twari duturanye niba avuga ngo siniba sindo akumva ko ibyaha ni byo gusa siniba sindo ariko yaje gutukana yewe data we umugome harimo abantu batukana harimo abantu barahinduranya zikurikiranye Bibiliya yo iratubwira ngo tukaragire yabisi cyangwa ijuru ahubwo ngo kujya indahiro yacu oya namwe harimo barahira ngo Yesu umutwe nakatwika Bibiliya y'Imana ariko ngibyo ni gusa urashobora iki byo ni gusa hari n'abantu ngo bafashe fire kandi bambaye ngo bari no kubesha indahiro yacu ibe ariko oya haleluya amen hanyuma abantu bazaguzwa igihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba mu isi kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganira iyi si abantu bindi by'ubumenyi bw'isi bavuga ko ari muri mu kirere ariko abantu benshi batabyize ntabwo bapfa kubimenya no kubyemera biragoye ariko isi ni umubumbe mu kirere kandi nanone natwe tukamera nk'aho turi amazi ari mu kibindi urabyemera amazi ari mu kibindi kimenetse biragira iyo umuntu uyu mwuka ahumeka umuvuyemo bigenda bite abantu bamukundaga bose batangira no kumutinya kumwegera kubera ko umwuka Imana yamushyizemo warangiye bitubwira ngo ubwami bw'Imana buratwegereye isaha iyo ari yo yose twajya mu ijuru tugomba gukora twese haleluya amen kwitegura ni gute kwitegura ni ukwemera kwakira imbabazi z'Imana no kubyaza umusaruro agakiza Imana iguhaye twitwararike twihane ibyaha byacu kandi dukunde bagenzi bacu kuko Yesu yavuze ku itegeko ritayandi ari ugukundisha Uwiteka umutima wacu wose n'ubwenge bwacu bwose n'imbaraga zacu zose kandi tugakunda na bagenzi bacu nk'uko tugira dute umurongo wa 36 twasorejeho ubutumwa bwiza nuko rero mujye mu maso musenge iminsi yose kugira ngo mugende bite kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu tujye tuba maso kandi dusenge ibihe byose gusenga k'umukiranutsi kugira umwete ugasenga n'umwete kugira umumaro iyo asenga n'umwete
kandi reka mbabwire amasengesho yose dusenga agomba kugaragarira mu bikorwa. Urukundo dukunda abantu na bagenzi bacu bigaragarira mu bikorwa. Kandi nanone ubuntu bw'Imana twahawe iyo twagupfushije ubusa, n'ubundi abantu benshi babibona yuko twagupfushije ubusa mu bikorwa dukora. Reka mbabaze akantu gatoya. Wari wakora ikosa maze umuntu muturanye cyangwa kubana mu rugo kubaza ngo mbese icyo tujya gusenga, iyo bikubajije wumva umeze gute? Ikimwaro, kubura iyo ureba, kubura iyo ukwirwa, uvuye hano ugeze mu rugo usanze hari ibintu bidatunganye, kandi nawe nk'abantu mwambere ikigeragezo batangira kuvuga ngo ese ibyo nibyo muba mwagiye kwiga. Iyo ushobora ukigumira akatwe twiyiririwe aha, ahubwo ukaba utuje mu ntara kandi uvuye mu nzu y'Imana, iyo ushobora ukigumira. Moze abantu barambwiye barabajije bazwi mu bice kubera icyo abantu bakunda kuba mu rusengero aribo bantu bakunda gukora ibyaha. Nabo murabyemera gutyo? Murabyemera? Bakambwira ati mbese hari ahantu bigeze kugira ngo ureba kugura unasasi urari wo uroze kasha muri kabisigura ukandi bararirimba n'ubuzima hasi n'umuntu w'imbere wanyu. Urumva icyo gikasera cyose ureba bararirimba bari muri korali kubara bose n'abasinzi gusa unani n'usuho ugende urebe n'ubwenge n'akasukora bose. Numva ntiyabafasa kandi ubwo rero pastor wapasi ariko ko hasamu nari ngeze mu gasantere abagabo n'abagore bari kumubona kandi iyo baje mu gikorwa gusenga ntabwo bajya bamubona gutya, aho bagira abantu bagize urukundo rwinjira nari n'ijisho mbona ryabaye navuga ntabwo aho hakorezwa isoni ndibuka ubwo navuga nti icyo yabwiraga nibyo. Muzi ikintu namushubije nyuma duhuye, naramubwiye rero ntabwo wajya gushakira abantu bafite ubuzima bwiza kwa muganga, kandi mu rusengero twebwe tuba tugiye kwa muganga ngo Yesu dukize, ubwo twe twemeye ko turi abanyabyaha turi n'abarwayi. None rero mu rusengero nta bantu b'inziramuze babamo, ahubwo abantu b'inziramuze batagira ibyaha bibereye hanze, kuko twebwe twamenye ko turi abanyabyaha twibukirayo, twamenye ko tubihijwe duhora imbere ya Yesu kugira ngo atuvure. Haleluya, haleluya, rero si igitangaza ko wasanga nawe ariko watubona icyaha runaka biza gutera kwigunga ngo uhunge Imana utagaruka, ahubwo uzaze imbere y'Imana ibwira Imana ntabwo wowe mukiza wanjye, ni wowe muganga wanjye, nyobora wongere usubize n'ubuzima, usubize n'ubugingo, wongere ku mwana wishimye. Haleluya, we gusaba kandi twese twakoze ibyaha twashyize mu bwiza bw'Imana, ariko aho dutandukanye n'abapagani kuko twibuka ko mu ijuru hari Imana mukiza, tukaza nk'ubu tugasenga tukatuye ibyaha byacu, Imana ikatubabarira. Haleluya, mbifurije mwese kugira imbabazi z'Imana ngo zibomeho, kandi umugisha w'Imana wabeho, kandi umugisha w'Imana ubaherekeze mukurikirane ibyo mukora byose, kandi nimwibuka yuko mwacumuye mujye musaba Imana imbabazi mu mubyeyi w'ubuzima. Reka dusenge. Niba wumva muri wowe hari abagize intege nkeya akagira ibyaha bikunesha, cyangwa se ukumva ugize intege nkeya zo gukurikira Imana, ariko menya yuko mu ijuru hari Imana ibabarira, Imana itanga imbabazi, umubyeyi witeguye kukwakira na yombi kandi yiteguye kuguha ubugingo buhoraho. Ubwami bw'Imana buratwegereye, kandi ubwami bw'Imana si ubw'amagambo ahubwo ni ubw'imbaraga, kandi imbaraga zikugisha nk'imbaraga. Hari aho waba warakoze intege nkeya zo gusenge gusaba Imana imbabazi, Imana itugirire neza tubabarire. Hari ubwo wabuze kwiganyira imbere y'Imana akajya kurusha imbaraga, ndetse rimwe na rimwe ugashaka gukorana n'Imana yuko Imana ntabishoboye, ariko Imana iracyashoboye kandi Imana iracyafite imbaraga zose. Ni Imana yo kwiringirwa, ni Imana yo kwizerwa. Haleluya, Imana ihabwe icyubahiro. Niba hari aho wagize gushidikanya Imana haguruka dusenge. Niba hari aho wagize kwiheba ukajya kure y'Imana haguruka dusenge. Niba hari aho watekereje ukajya kure y'Imana kandi usenge. Niba hari aho wakomerejwe mu mutima
turakomerezwa n'abasenga haguruka dusenge. Niba hari ikibazo icyo ari cyo cyose cyakubyuha ukajya kure y'Imana, haguruka dusaba Imana yacu kugira ngo twongere imbaraga maze Yesu iwe ukiza Ina Sarakuye Mupino Ibiri Mazimana Izozi Ushimisa tugushimiye kuri umwami mwiza, tugushimiye kuri umubyeyi kandi wamuhaye isezerano ryiza rikomeye cyane igihe cyose tutizeye, igihe cyose tupiriye, nubwo twanyura mu makuba akomeye ate nta gasatsi kazavuga ku mitwe yacu. Uhabwe icyubahiro Mana. Turagushimira ko amasezerano yawe ari ay'ukuri, ibyo uvuga byose ni ukuri kandi byose urabisohoza kuko twakubonye mu bihe bitandukanye usohoza icyo wavuze. Icyo wavuze tubiganguruza, icyo wavuze uragisohoza ndetse kikatwumaho kugeza kuzukuruza bacu b'ibindi bihumbi. Warakoze Mana kuturinda, warakoze kuduha ubuzima, warakoze kuduha ubwenge tukabasha kumenya gutandukanya icyiza n'ikibi. Izina ryawe turi muri ubu buzima tugira intege nkeya ndetse rimwe na rimwe tukiheba, tukihebeshwa n'ibyo tubona n'ibyo tunyuramo, ariko muri ibyo byose tugarutse imbere yawe twifuza kwezwa nawe. Reka buri wese muri twe aho yahamiye kure yawe agaruke yongereye kure nawe kugira ngo umugisha wakomeze kuba kuri twebwe. Reka mwami Mana yacu twakire, reka tugarure mu biganza byawe, tugarure mu bikari byawe, twongere tunezezwe no kuguhimbaza no kukuramya, twongere tunezezwe no kumva ijambo ryawe no kwiga imbuto zikwiriye bihamye, kandi twongere dukundane, dukunde bagenzi bacu kuko ari byo bizagaragaza ko turi abana bawe. Komeza kubana natwe kandi umugisha wawe kutuvaho uhereye no kugeza iteka ryose. Dusabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Turashaka yuko abarwayi barimo bakomeza bahagarare dusenge. Niba hari abarwayi baje gusenga uyu munsi bahaguruke dusenge. Abarwayi noneho hari n'abandi basuze abarwayi iwabo mu rugo, nawe haguruka dusenge. Haguruka mu mwanya w'uwo murwayi uzi, hanyuma dusenge Imana. Bimwe mu byaha nihanye kandi ntajya nkora, kimwe mu byaha nihanye ni ukubeshya abantu ko n'abasengeri n'abasengeri. Ubu ngubu tugiye kuva hano, abantu murahura nabo bose bari kubaza ngo mwadusengeye, nawe ugiye ukabeho uve gusenga abasengeri. Uyu rero ni umwanya wo gusengera abantu, uyu ni umwanya wo gutakambira Imana kugira ngo ikize abarwayi bari hagati muri twe, ikize n'abari kwa muganga ndetse n'abari iwabo mu ngo, ariko ikize n'abandi byabo n'abagize ubuhenebere kuko batarigera mu by'Imana ibabwira ibasha kuko tugiye gusenga isengesho risengera abantu bose, n'abandi bose duhura nabo, abo bose tugiye kubasengera kugira ngo Imana ibiyereke, Imana ibakoreshe kuko turi mu gihe cyo gukorera Imana kandi turi mu gihe cyo guhamya imbaraga z'Imana. Haleluya. Amen. Mwizeye gukira? Imana ibakize mu izina rya Yesu kandi ikize n'abariya bose bari kuruhuka gusenga. Nta shobora byose wahoze mu buturo bwacu kandi imbaraga zawe ntabwo zashize, imbaraga zawe ziracyariho kandi ziracyakora ibitangaza. Ikiganza cyawe cyakoraga ku bafite ibibazo bitandukanye by'umubiri bagakira, n'uyu munsi kiracyakora ibitangaza kandi twarakibonye muri iyi minsi. N'uyu munsi ikiganza cyawe kiracyakora. Mwami Mana yacu uhereza abarwayi bose, ari abahagurutse, ari n'abari mu ngo, ari n'abari kwa muganga, hari abari kujaragaza imitima hirya no hino bafite n'indwara zabuze umuti, ariko bose turabasengera mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ikiganza cyawe kibakoreho. Hari ubwo bakoresha imiti bari kunywa, ariko kandi hari n'ubwo wavuga ijambo rimwe gusa bagakira.
mu izina rya Yesu Kristo turabasengeye, mu izina rya Yesu Kristo turabasengeye kugira ngo ukuboko kwawe kwiza kubakoreho, imbaraga y'ijuru ikiza imanukire muri iri teraniro, maze dusengera bari ahangaha n'abatari ahangaha, abo bose bakizwe imibiri n'imitima mu izina rya Yesu. Turirukanye imbaraga z'umwijima zitera uburwayi, turirukanye ibyo byose kuba abantu bawe basigamirwa n'uburwayi, ntibagire ibyiringiro byo gukira. Reka dusangure kwizera kwacu Mana, byose imbere yawe ukore ubwiza wacu, ni wowe muganga wacu kandi ni wowe uvuza imitima n'imibiri. Turagutura abo bose abarwayi, turagutura abafite ibyaha kandi ni wowe ubihana, turagutura abajya bose bafite indwara z'umubiri, baba ababara umutwe, imigongo, amaboko, amaguru n'izindi ndwara mu bice byose by'umubiri tutavugira aha, ariko wowe uzi, reka ukore kuri iyo mibiri yabo yose uyikize, maze ushishikarize uburwayi. Kandi turasengera abaganga bari kwita ku bababaye muri aya masaha kugira ngo bahe umugisha wawe, kugira ngo nibajya gutanga imiti ihure n'uburwayi bw'abantu bawe, maze bazagaragare mu nzu yawe baguhimbaza, bazagaragare mu nzu yawe bahamya imbaraga zawe zikiza, kuko uri Imana ikuraho urupfu imbere y'abantu, ukabaha ubuzima, ukababwira ngo nimwongere mubeho kugira ngo mwongere imikorere. Icyubahiro cy'itoro n'Imana yacu, genderera abaje gusenga, ugenderera abataje, abo bose bakomeze kubona imbaraga zawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ibahe umugisha.